hari ikintu mpora numva kikandya mu matwi nkagira ntya nkumva kabira abantu maze nkunda no kucyumva nabonye CDS ari hano mu ame yacu cyangwa na IGP mu gipolisi kumva kuvuga ngo guhereza murabyumva ukuntu babikoresha bihagarare ariko ndavuga nk'ubu ngubu aho tuvugira aha bihagarare senda bivuga ngo kimana kuvuga ku mukuru w'igihugu biragoye turi iki Kinyarwanda ariko n'abanyarwanda buriya basubije bavuga ngo nta kindi gihugu gifite umuperezida nk'uwacu cyane rwose kandi ibyo ngibyo n'ukuri ko byinshi ramwifuza ibyumva bitamubona bikamurwanya cyangwa bikamugirira ishyari ariko ubundi yewe mba nifuza ko yazasagura umwanya n'ibindi bihugu bikabonaho akabiyobora ko abantu nk'abariya Imana yohereza umwe mu myaka 100 abantu bari nka perezida wacu umwe mu myaka 100 cyane ijya kurishera ku rugo tugomba guhera mu itangazamakuru rero muri siporo ngo bo babikoreshe cyane muri siporo ibintu bivanga umuntu ngo avuye mu mvune ariko irikomeye cyane mvuga nanababazwa nuko urwego rwahozeho rutigeze rugicyo rukora kuko ibi ngiye kuvuga muri siporo rero ni current ni monnaie courante babyumve na Sam Karenze ejo nzabimubwira muri siporo agese reka twizere ko mumeze neza cyane mwese mukuru ikibiganiro byacu kuri KOP turabasuje rwose tubahaye n'ikaze tunabifurije n'icyumweru cyiza ntabwo tujya tubatengwa murabona ko iminsi yose rwose tuba tubazirikana kugira ngo tubagezeho amakuru tubaganirize twige twigishanye dusangire ibitekerezo n'ubumenyi hamwe na mwarimu wanjye mwarimu wawe mwarimu wacu udufasha gukangura ubwenge udufasha nanone kongera kwitekerezaho tukareba igikwiye ikidakwiye ariko kandi nanone tukanasangira n'amasomo atandukanye ya buno ubuzima tugiye kuganira none twizere ko mumeze neza cyane mbere yuko rero tuganira reka tubanze tukwibutse ko nimba ushaka kubaka hano mu Rwanda nimba ufite ubutaka ushaka ko abantu bakugira inama nimba ufite ibitekerezo byinshi cyane cy'icyo wakoresha ubutaka bwawe hari abantu b'ingenzi b'ingirakamaro bitwa Premium Construction Group ni company nziza cyane igizwe n'abajene bakiri bato abanyamahanga abanyarwanda ariko harimo n'abakuru nyine bashobora bafite experience bashobora kukuganira dukorera hose mu Rwanda ariko ibyicaro byacu kimwe kiri hano i Remera ikindi kiri Rusizi wanaduhamagara kuri telefone yacu kuri 0784 42 cyangwa se kuri 0785598046 aho ngo rwose ibintu bikahita bibasaba cyane ikindi turi muri weekend abantu bashaka kuruka gutangira weekend nako gusoza icyumweru mugatangira umwaka nako mugasoza umwaka mugatangira icyumweru neza mwaza hano kwa Sostene ahubwo reka mwibutse gukomeza mwaza kwa Sostene hari igisope cyiza ko naza kugira na sare z'ubukwe hari sare z'inama hari inyama nziza cyane y'umwihariko hari service nziza cyane ibyumba ntabwo hagoye kuharangira ibyumba bifite umutekano uryama rwose ukaruka utumva ibintu bigusakuriza wagira ngo uryamye mu kabari wapi kubera ko akabari gatandukanye naho umuntu aryama ikindi harasa neza cyane reka tubahe nimero nabo 0785 40 ibyumba bivuze ko bifite urubaraza ibindi bikagira na saro ngaho cya kibanza kigahanga rero ikibanza kigahanga ariko ahubwo kwa harya ahegereye kwa zerwa si ku kibanza se ku ngomani kwa ngomani nagize ngo ni kwa nenge wahandi ujye uvuga se kwa musonera ngo hari izindi ujye uvuga ngo kwandera bikomeye ngo kuri rompo yo kwa rugo kwa n'inzira kwa nahirirazi nari naryibaje nguru yo kwa nayinzira kizunguruko harimo umuhanda ujya kuri livese y'Imasoro kujya mu nganda kuzamuka kuri Azamu na Bumbogo kugizunguruko nibyo nari nibakiwe kizunguruko rompoint hanyuma rero
ku bantu mufite amafaranga mwibera hanze muvuga muti mwakabyara mwe tuzabona ubutaka gute nta mwanya mufite wo kuza kwirirwa muzenguruka hano rero hari ikibanza cyiza kigura amafaranga make cyane make pe kandi gifite ubuso buhagije ushobora guterekamo inzu nziza cyane etage nziza cyane cyangwa se kadastere nziza cyane cyangwa se ukanabikamo amafaranga nyuma y'amezi abiri ugasanga amafaranga ari kugenda yiyongera ku mafaranga make cyane ngo giherereye iherero Igahanga ni Karembure mu kagari ka Karembure ari ku murenge ni Gahanga umudugudu witwa Rwamaya ni munsi ya station hasi urenze gare ya Nyanza mwanukira hariyo ibindi bibanza kirashaka 35 metero kare 330 ariko mu nkengero zacyo abaturanyi bacyo ayinya bo bari muri za 45 na hantu ha VIP umva ikibanza cyegeranye n'uwo kubita Kongomana ariko ni umunyarwanda ucuruza pièce de rechange kuri Giwakari we afite metage ya niveau 3 we biregeranye rero bahana igikuto urumva ko ni VIP kwa abapatro baza kabisa ntabwo ari ahantu wakubaka kadastre byo nanone nubwo byo zose zemewe ntabwo ari ahantu wakubaka kadastre kuko urumva baba bakurebera mu rugo abo mu mataje nta kibazo gifite icyo kibanza ntacyo pe ntacyo nyacyo ni mucuti wanjye aba mu Bushinwa ubwo ubashaka kugisura yambwira nkamujyana cyangwa nkohereza nkamuha umwana kuko umwana akamujyana nibyo ngibyo rero reka ntabwo turi buze gutinda ambwiye ko haryo mbwiye ngiye mu kiganiro habona kuri TV 10 ugiye kuba uri kumwe na mushiti wanjye Oswakimo burana inshuti yanjye cyane nibyo ubushuti bwa kino gihe se shaho ariko n'umwana mwiza cyane nawe ejo twari kumwe mu bukwe ejo twari turi kuvugana twari dufitanye gahunda ubukwe bwa ntambara bituma gahunda itagira ubukwe bwa ntambara mbese ntawahumetse ayinya ntawahumetse pe yego muri kino cyumweru dusoza habaye inkuru nyinshi ariko imwe mu nkuru yabaye nini yanagarutsweho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda ni amagambo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavugiye muri kongere ya RPF ku nshuro ya 17 yagarutse kuri byinshi ariko yitsa cyane ku ngingo zitandukanye zirimo n'umuco ndetse n'ururimi muri rusange uburyo abantu basigaye bagore ku rurimi uburyo basigaye bakoresha amagambo hatagakoreshejwe byinshi cyane anavuga ati abantu baba ritrere cyangwa se abanyendimi batwebwe bamwebwe none ariko zikwari zikwari bamwebwe bikomeza avuga ati bajye bagerageza rwose bagende bahugura abantu bafasha abantu barushaho kunoza ikinyarwanda birumvikana buriya ni challenge n'ubwa kabiri bivuze ubwa mbere mu mushyikirano yabishinze barore n'umanza atarabikoze neza cyangwa nuko bahise bazamura intebe ye akabura kuko barore nawe ni umunyendimi kandi noneho ayobora igitangazamakuru cya leta yasaba n'inkunga akigisha ariko ubwo kuba umukuru w'igihugu yarabigarutseho nuko barora atabikoze neza ariko tuzafatikanya n'abandi cyane ko urumva kwigisha publique ni media nta yindi ni media sinavuga ngo wajya ugenda muri bisi na mikoro oya ni itangazamakuru rigomba kugira ndagaruka ku magambo we yafasheho urugero ariko hari n'ayandi menshi dukoresha nabi cyane abanyamakuru ntabwo ndi bwibasira ariko abo muri siporo bo barabyica cyane uze kunyibutsa umukuru w'igihugu yagarutse ku ijambo guhereza ugakoresha ngo kuvuga ngo reka nguhe igitekerezo kuvuga ngo reka nguhereze igitekerezo ntuza guhereza no guha ndabyita ngukira ubundi guha bituruka ku guhereza abantu bizi Kinyarwanda iyo ngira nk'ikara nka marikeri nkashyira kuri tableau umuzi nuguha guhereza bikomoka ku guha noneho akajyaho umugereka iri bivuze ngo umugereka
ingereka hari ikintu hindura ku muzi w'inshinga. Guhana ubwo ni ingereka ngirana, guhana inka ariko ntabwo ari guherezanya inka. Urabyumva? Ntabwo ari guherezanya inka. Guha umuntu igitekerezo, guha umuntu ndavuga ngo ikira. So guha ni ikintu ushobora no gutanga mu buryo budafatika. Ariko guhereza yangereka izanamo ikintu cyane akwita nka muvuma, biva kuri umwe bijya ku wundi mu buryo bufatika hakoreshejwe ibiganza. Guhereza abahereza, wigeze umuhereza cyangwa ntabwo uri umukatolika? Ntabwo nabaye umuhereza ariko nabaga muri korali y'abakarismatike. Yes, nabaga mbari ibintu. Abahereza ni abahereza muri Bibiliya harimo abahereza bitambo, sibyo? Bari abo mu kiliziya ni abahereza padiri, ubona ko bazana byose bakamuha. Ni uguhereza, harimo muvuma, amaboko yawe akava kuri wowe agahura n'ay'uwo uri guha, bikitwa guhereza. Iyo muvuma igomba kubamo. Donc gukoresha guhereza rero mu kintu kitarimo kuva kuri umwe kujya ku wundi biciye mu biganza, ibyo aba ari uguha. Inka ntabwo wahereza umuntu kuko ntuyiterura, sibyo? Guha bishobora kwitiranwa no guhereza. Donc uko guhereza ushobora no kuvuga guha. Umubyeyi, umumama mu gikoni, umumama mu gikoni ashobora kubwira umwana ngo mpereza uwo mwuko. Umwana akawufata aho uri, akawushyira mu biganza bye, akawuhereza nyina mu biganza bye. Mpereza uwo mwuko. Ariko ashobora no kuvuga ngo nk'uwo mwuko. Byo birashoboka. Icyari guhereza gishobora kuba guha, ariko guha ntibihe ushobora guhinduka guhereza. Oya gasubira. Niyo telefone yawe. Mpereza. Abyumva? Umpereje telefone, umpaye telefone. Abyumva? Ariko ni ngombwa ngo reka nguhereze ingingo gutese. Hatarimo iyo muvuma ntibishoboka. Akantu wenda nabonye senda bivuga ngo kimana kuvuga ku mukuru w'igihugu biragoye. Umukuru w'igihugu yavuze ko ngo guhereza byaba byaraturutse mu ndimi z'Ibugande. Avugamo n'abantu ngiye simbisubiramo, bamwe bari aho baraseka. Nibaza ko nsesenguye nk'iby'umukuru w'igihugu wenda nuko nawe icyo gihugu yakibayemo, nabo yabwiraga baraziranye cyane. Ariko ndongeraho guhereza bikunze gukoreshwa mu rurimi rw'Abanyarwanda baturutse hakurya y'ikivu. Ho bibiri byo byitwa guhereza gusa. Bo ntago yabavuze, ariko ntekereza ko abo yavuze nuko abazi cyane, nuko aho babaye nawe yahabaye. Donc ashobora ko ari icyo ngicyo wenda, cyangwa se ariko abavuye hakurya y'ikivu niwe wakoresha guhereza cyane kurusha abo bariya yavuze. Urumva? Biwabo rero muri urwo rurimi niyo tavuga simvuge ngo hakurya y'ikivu, ubugoyi, guhera ubugoyi bwose ukagera ukambuka. Mu Kinyarwanda cyabo bakoresha guhereza mu mwanya wo guha. So rero buriya iyo umukuru w'igihugu yumva ikintu kikamurya ahantu umwaka umwe ibiri, navuze ko rwose voilà. Ko birababaza cyane. Kuki bitahinduka? Bigomba bizakunda, ariko tugomba guhera ijya kurishihera ku rugo, tugomba guhera mu itangazamakuru. Reka rero nongere nunganire umukuru w'igihugu ku bijyanye no gusoza nabyo ni nko gushyira iherezo ku kintu wari watangiye. Interuro wayisoza. Ubundi gusoza muri ibyo twitaga ibintu twiga muri primaire mu wa 7 no mu wa 8, we ntabwo uhazi. Twigaga icyo bitaga imirimo yo mu rugo, tukaboha inkoko, tukaboha ibitebo, urabyumva? So
inkoko cyangwa intara iyo uyiboha urasoza, kuko mu gusoza ntabwo uboha nk'uko wabohaga ikindi gice. N'igitebo baragisoza, ikindi ni ikibo baragisoza, umusambi cyangwa ikirago barabisoza. Ubwo iyo mvuye vuze nk'ibyo ngibyo, n'ubu ngubu hari ibintu bakora mu bintu bikoze mu mugano, nabyo bigira uko bisozwa. Ikintu gikomeye cyane rero cyatumye gusoza bisimbura kurangiza, nawe uraha n'ahangaha tukunda kubivuga. Ahantu hanini byaturutse navuga ngo ikira byaturutse ku bantu b'inkubaganyi bashaka gushyoma cyangwa se b'iki gihe. Wavuga kurangiza bagahita batekereza mu mutwe ko kurangiza bifite konotasiyo nyinshi, bifite inyito nyinshi. Ariko abantu sinzi aho byavuye mu mitwe yabo, wavuga kurangiza bagatekereza mu buriri. Uranyumva? Wabwira umuntu uti ndarangije, akaba arakubwiye ngo akahita se kurangiza vuba. Abagore hari abagore babimbye nka 3 n'abandi babagabo nka 2. Uko niko ijambo ryakomeje kugenda riva mu bantu, kugira ngo utavuga kurangiza bakakujyana mu byo mu buriri, kandi wivugiraga ibisanzwe. Abantu bose bakoresha gusoza mu mwanya wo kurangiza nicyo batinya. Atinya ko ari kubwira ahita mujyana mu kurangiza ko mu buriri. Urabyumva? Kandi ubwo n'ukuri ururimi rupfa. Simbizi umukuru w'igihugu ashobora kuba atarabizi, cyangwa se ariko abamuri iruhande abamwegereye babimusobanurira. Abantu bavuye ku nshinga kurangiza bagita gusoza, bakwepa ko uwo babwira yahita babwira ngo arahita kuvuga kurangiza vuba, undi bakakanya se urarangije ngo abantu rero bigenda biza ukicara ukwepa iyo nshinga, bahita bayisimbuza gusoza. Uko byagenze. So abantu rero icyo isomo ryavamo nuko abantu bakubaha, tujye twemera ko ikinyarwanda gifite n'amagambo makeya, ijambo rimwe riba rivuga byinshi. So kudeplasa rero inyito y'ikintu, hari igihe bari burage ariko bitera ipfunwe. Urumva niba umuntu barimo kuvuga ngo wenda ngo ndangije gutera ipasi, ndaka kujyana mu byo mu buriri utanabitekerezaga. Abantu rero bahise baza bihingamo gukwepa ijambo kurangiza, bakabyita gusoza. Kukuba uyu munsi umuntu arangiza na kaminuza atazi kwandika, urumva sinzi wenda nimba ntaza kuba yarabivuze nabyo. Oya, nibyo ngiye kubwira nyine nimba ntaza kuba mvanze, ndabikunda turabigorora. Okay. Uyu munsi bamwe baravuga bati generasiyo iriho uyu munsi ntizi kwandika ikinyarwanda, ntizi no kukivuga, bamwe bagoreka imvugo. Ntabwo ari bose ariko. Bureze ni nanjye ntago navuze bose ariko nabyo bamwe bagoreka ururimi babyita ubusirimu, abandi bakafata ikinyarwanda bakakivuga uko batagomba kukivuga ngo niho isi igeze. Ugasanga ntujye ubona nk'umuntu yajya kwandika ngo mfite umwanya, akandika ngo mfite umwanya, ngo uze kuza nkubwire, akandika ngo uze kuza nkubwire, bwira ahantu uri. Ibyo ngibyo bakavuga bati abantu bitiranya ubusirimu no kwica ururimi. Ntabwo ndibufate muri uwo mujyo. N'umukuru w'igihugu kuri ino ngingo, kuba ko yarazi ko benshi mu babwira babikora, yariseguye cyane, agenda gake. Ntabwo yigeze akomoza ku kuba wavanga indimi. Ikimuraje ishinga ni ukuba icyo kinyarwanda tutagikoresha. Ntabwo nanjye navuze kuvanga indimi. Ako ni kamwe. Icyo usorejeho uvuga ngo babona ari ubusirimu, kagore ku rurimi. Oya, ubusirimu wenda ni ukuba washyiramo urw'amahanga, ariko birabyo nabyita se nabandukanye se n'ubugoryi. Ibihekane baba barabyize. Ariko social media nayo n'ubu ngubu kuri TikTok nta na rimwe ndabona titre kuri TikTok yanditse ikinyarwanda neza. Ubyumva? Barandika niba ari kubera kwihuta, gupima amagambo, namwe matitre n'aba YouTuber usibye nge, abandi bakora titre mbi, ntibakata, nta gushyiramo apostrophe agakato, ukavuga ngo mu buzima agafatanya mu nabu. Nubu tugiye kuri YouTube nakwereka byinshi.
so ibyo rero birahura n'inkubiri y'imihanda ya social media yo gushaka ibyoroshye akanga kwandika byinshi cyane cyane ko Twitter ibara amagambo titre ya YouTube babara amagambo ushobora no gusanga na TikTok ari uko nayo nuko utuntu niyo mpamvu rero bakwepa ibihekane intama akayita inama abagira ngo iyo nta ashobora kubireka bishaka cyangwa se akabitangira ari uko bikamwokama ariko icyambere ari ugupima amagambo ajya so ntabwo ibyo wabirebera rero aho ngaho nkubwira nabandikira kuri WhatsApp Serabem shows akuzimura kwandikira akavuga ngo umamagare ngo umamagare ariko ntawe ubyandika mu ibaruwa isaba akazi nta gitifu w'akagari ubishyira muri raporo dutandukanye so umukuru w'igihugu yavugaga ibijyanye no kuvuga wowe wari ugeze mu myandikire nkwereka rero imyandikire nayo kwitandukanye imyandikire yo kuri social media n'imyandikire ya officiality mu buryo buri bw'akazi uri gusaba akazi bagusabye raporo uri gusaba inguzanyo aho ngaho uwo muntu kwandikira gutyo uzamubwire akora ibaruwa isaba inguzanyo muri banki azandika neza so rero ikibazo noneho rero ikindi kiri muri societe cyane cyane wakoresheje ijambo generation koko abantu ba kino gihe ubwo bunebwe bubarimo ibintu byinshi bashaka kubyoroshya icya kabiri nta muntu utsimbarara ngo wavuge ngo mpagaza nari mfite umuhungu twakoranaga ikiganiro akavuga ngo ariko ibyo ntitwabirenze ingoye ingohi azihinduye ingoye nahitaga ngihagarika byabaye kabiri ntitwabirenze ingoye yavugaga ingoye aho kuvuga ingohe ko musi ntazi ingohe kandi nta mwana warangiza primaire atazi ko hano hari ibi nibitsike ingohe nize we abyita ingoye kandi ni umunyamakuru akurikiwe n'abantu bangahe nyobora ikiganiro impamo ubwo numwe buriya impamo igira ibice bine habagamo bibiri byanjye amakuru asanzwe ingingo nyamukuru noneho hagakurikiraho amakuru nayo tukayasesengura tugasoreza kuri siporo nayo tukayisesengura dufite umwanya bigeze muri siporo akavuga ngo harya we byafutu umukiriya ugezweho ni umunyamahanga kwisi faye ari umuntu muranumva ngo ni Senegal ugezweho hano mu Rwanda ukina futu ni witane Fari nganye no umwana twakoranaga akavuga ati mu makuru ya siporo Fari nganye yamajije gusinya nganye Fari nganye yamajije gusinya ariko nanjye ntabyo nzijura guzandivuze nabirekane oya icyo ntango ari wesije icyo shaka ni yamajije akuvuga ngo yamaze yamajije umwana bivuga rimwe kabiri gatatu nkamwandikira nkagira gute nabyumvishije urumva nabyumvise ngo nabyumvise umukobwa wanjye nabwo ne kubana ko mutarya ntago turashonje igihe kanesha baginduye sha ngo birashusha ngo numushusho gusha donc urumva isomo riravamo rero turahera mu itangazamakuru tugomba kuba serious ntihagire uwihanganira ko mugenzi we yakora ikosa ry'ururimi amureba uhagarikiraho abanza ko sore mubone gukomeza twebwe iwacu muri se niko bigenza niyo uhamagaye ugakoresha ikinyarwanda nabi aravuga ngo kosora uvuge gutya wabyanga akaguku so itangazamakuru rigomba gufata iya mbere mu kugira ngo uyu muhamagaro iyi appel y'umukuru w'igihugu ishyirwe mu bikorwa twirinde kwihanganira ko umuntu avuga ibipfuye tureba okay umujyi wa Kigali ibyapa ku mihanda hari ibyanditse nk'ibyo ngibyo bavugaga bakwanikira icyapa kikajya ku muhanda cyanditseho ikosa ibyo nabyo tuzatubifotora twereza umujyi wa Kigali babyumva ucamande nyiracyo kandi bamusaye gukora ikindi ngute twakwisanga imihanda yacu iriho indimi z'amafuti hari handitseho hari igihe bigeze Bralirwa yigeze gushyiraho icyapa cyanditse cyari Coca-Cola ngo kurenzayo no guhendwa kandi bakavuga ngo ni uguhendwa ni igatandukana n'ijambo ugasimbuka uguhendwa ariko ukabona icyapa kibaze umwaka mu mujyi wa kuri peyaje ngo kurenzayo no guhendwa bayigize icyungu
agakato se ko karimo ashwe nta makosa abiri ni ijambo nta makosa abiri barigize ijambo rimwe yari inshinga ni wihinduye icyungo naho ibyo bidahagije ntunakaze ntukase kandi ubu ntabwo kuba ni uguhera ubwo ugashyiramo n'uwo mwanya ibyo byose tubana nabyo abantu yabwiraga arabizi ko babibamo ariko vraiment niba bigeze n'ayandi tuzagenda tukomeza hari irindi wenda hari abanja mbikosora bakanga kunyumva wenda nkatekereza ko nanjye nshobora kuba wenda ndi kubabeye urabona ukuntu umunyamakuru ari kuri mikoro ari kuri radiyo ari kuri cano nka gutya akavuga ngo mwese mudukurikiranye ngo abadukurikirane gukurikirana ni ibyaribu nkamubwirane bavuga ngo mwe mudukurikiye na nyakwigendera mari makire yajyaga bivuga ninde uvuga ko akurikirana umunyamakuru ribu se nkamubwira ngahita mwandika mubwirane budukurikiye uvuga agahita mu gitondo kigahita nongera rero muri siporo ngo bo babikoreshe cyane muri siporo ibintu bivuga ngo umuntu ngo avuye mu mvune ariko irikomeye cyane mvuga nanababazwa nuko urwego rwahozeho rutigeze rugicyo rukora kuko ibi ngiye kuvuga nabibwiye rarike ikibaho nandikira baramwe ngo bishyire muri email nandikira umuntu wari ukoragamo ntiyansubiza icyungo ndetse na muri siporo ni buri kanya tugiye gukurikira umukino wa Bugesera ndetse na Rayon Sport gute ibyungo bibiri oya ndetse na ikoreshwa iyo wunga ibintu birenze bitatu none ukayikoresha ku musozo tuzasura akarere ka Bugesera Ngoma Kirehe ndetse na Kayonza aho sawa ariko niba bavuga tuzasura Nyarugenge ndetse na Kicukiro kirimo Karegeya ndetse na bibiri ni na yari urutonde birakomeze twabyishigishije yari urutonde rurerure uraruhuka mu mvugo cyangwa mu kwandika ugashyiramo akitso none urutonde rurengeje gatatu usoza ugira ngo ndetse na ako karakomeye pe muri siporo rero oya wibyoroshye uratuma n'abakosora numva ugiramo ikosa rikomeye rero nuko umukino wa Bugesera utabaho Rayon Sport idahari ni umukino umwe rero urunga kugira bigende bite ntabwo ngira kukuvugiramo ubukwe bwa Ntambara ndetse na Cecile ntibubaho Ntambara se yabwikorana Cecile se yabwikorana kutushyiramo ndetse na ibintu bibirongeramo ndetse na gute muri siporo rero ni current ni monnaie courante babyumve na Sam Karenze ejo nzabimubwira muri siporo ho nama nzakurikirana ibiganiro bya siporo nibura ku maradiyo atari munsi ya 3 mbyandika nzabikoramo ikindi kiganiro cy'ubutaha bo barangiza cyane ubundi abantu abantu bamwe binshanutse bari kwita bakubaza ngo ninde wagwa ako kazi ariko umukuru w'igihugu yatanze umurongo ayinya ubu noneho yatanze umurongo nyine ariko yabivuze twagomba kubitangira cyajya bihabarore byavugaga ngo kandi yashize imyaka imanza uriya mushyirano n'uwari ukurikiye corona niwo wari uwa mbere nyuma ya corona abwira bati barore mwagiye mwigisha abantu Ikinyarwanda so baroragira izindi nshingano digira gute hari bahita batekereza nyine ko bigomba kubamo amafaranga bigira gute ariko niba ibintu bibabaje umukuru w'igihugu nta kibazo cy'umutekano pe yemera ko turi n'abaturage beza ngo kwisi ntatekereza ko hari ahandi hantu hari umuntu umeze nk'umunyarwanda cyane kandi nivyo rwose turi Ikinyarwanda ariko n'abanyarwanda buriya basubije bavuga ngo nta kindi gihugu gifite umuperezida nk'uwacu cyane rwose kandi ibyo ngibyo n'ukuri ko byinshi ramwifuza ibyumva bitamubona bikamurwanya cyangwa bikamugirira ishyari ariko ubundi mba nifuza ko yazasagura umwanya n'ibindi bihugu bikabonaho akabiyobora ko abantu nk'abariya Imana yohereza umwe mu myaka 100 abantu bari nka perezida wacu umwe mu myaka 100 cyane nta society ishobora kugira abantu nk'abariya imyaka 20 ikurikiranyije ngo ubone undi reka nkubwire ikintu yavuze nakunze ngo abantu baricaraga ngo bakavuga ngo baba perezida
ati rwose nta kibazo buri munyarwanda wese burya wese yemerewe kuba perezida ariko akantu kizo keza ryane hari inzira bicamo nibyo hari inzira bicamo bura rero hari inkunda rubyino zibona abantu umuntu niba ashobora gushaka inzira nawe akiyamamaza kuba perezida cyangwa se akabivuga ati bifite muri gahunda zikamutondagira gutekereza kuba perezida si icyaha kubitekereza ni uguca mu nzira nyazo yarabyivugiye ariko yari amaze kuvuga babandi bo bashaka inzira zitari zo babyumva ariko turabafite Joseph Frank Habineza ntiyabishatse ega nuriya na inzira utaruzi nawe yigeze kuba kandida perezida uwese ntari uriya bukanya uvuze ngo kwa Sostene ngo hamwibagiwe nanayize yigeze kuba kandida perezida abantu bamaze kuba bakandida perezida ni benshi ariko ntanone kubishaka mu nzira zitari zo ikintu cya mbere kirenze no buryo imyaka ishobora kubijana Imana itaroreza undi muntu nkuriya perezida wacu ni bindi man perezida wacu donc urumva rero urumva rero kujyanye n'ikinyarwanda yatanze umurongo tuzagerageza kuko mwayabwiye ndimo nanjye narazize ariko nanjye birambabaza icyo ngiye gukora ni ikintu kimeze nk'umukwabo ikintu kimeze nk'umukwabo ndajya nkora icyumweru cyose nandika ukoza agakosa nandika uze wigisha none ku cyumweru mvuge kuri radio niyi isaha ni mu kiganiro kiniki umunyamakuru yakoresheje iri jambo si uko barikoresha bigenda bityo akose kuzamuka mu cyumweru izina wazareze wazagize uko avuga uti aya kubera siki ngiye icyo nzira nukubeshya cyangwa guhimba bizubwo yabakosoka batutamuvuze zamuteje abantu wenda bazuka avuga amakosa abantu babiretse erega nk'icyo cyandetse na amaradiyo yose ibigano byose bya sport nuko bivuga no gukurikirana nta nimwe yarokoka baciye amande ngo umuntu uvuga ngo umukino wa ndetse na baciye amande nta radio yarokoka gufata ndetse na hunga ikipe ebyiri cyangwa umugore n'umugabo babyumva ariko se ntihazamo kuba harimo umubare utari na muto w'abantu bakora itangazamakuru kubera experience bamaze kugeramo kubera passion baba batarize indimi bigatuma atagira ubumenyi buhagije ku ahubwo cyo mu gisobanuro ureka nkwereke igisobanuro ariko igisobanuro ngiye gutanga ni nacyo kibabaje umukuru w'igihugu kuko mu mvugo abo muri siporo babikora nko gushyoma ni nko gukurura ibintu kugira birebire ngo abone amagambo avuga sibyo ariko ntabwo ari byo so ni umukuru w'igihugu abona ari ukwica ururimi tugomba kujya mu ngamba sibyo bo babikora byo kugira ngo ijambo ribe rirebe ahubwo umukino wa Bugesera na Kiyovu full stop umukino wa Kiyovu none akabanza agahumeka ndetse na ibase no icyungo nta nubwo uruhuka ni 1 na 2 Pizo na Karegeya ntabwo wemera kuvuga ngo Pizo na Karegeya oya ntabwo wemera kuvuga ngo Pizo ndetse na oya Pizo na Karegeya donc ni ritime muri laboratoire de langue twa tubibona nyine donc ni mesure byabindi nakubwiye les ondes sinusoidales kuri ntubona amajwi yacu kuntu ari kugenda muri kira cyuma niko bigomba kugira so bakavuga ngo gira gutya ni nakumenya ubutinde ni nakumenya amasaku ukwijwi rizamuka donc burya sibyo ubu bibona kabisa so ikibazo cyo kuvuga rero ngo ntago bizi indimi bo nabazize benshi barazize abanyamakuru ahubwo abazize nibo babyanduje abandi abaje nyuma icyo ni kimwe ariko bagomba kubibungabunga niba umukuru w'igihugu atanze umurongo abantu muri sport abantu ntacyo mpfa namwe guhera kubo dukorana ubu turatangiye bo bagira byinshi yako wari mu mvune wavuze ko yavunitse mu mvune babayo bahatura bate ewa nizo ngibyo rero wamaze kwibikaho umuntu se bamwibikaho oya do icyumweru gitaha umunsi ku wundi ikosa kurindi nabyo kuyindi noneho dusoza icyumweru mvuge ngo muri kino cyumweru
hano bavuze batya hano bavuze batya kandi bakabibavuga gutya nibyo byapa biriho amakosa najya mbicaho mbifotore nohereza umujyi wa Kigali babyumva nibatinda ntabwo byo nzajya mbitabivuga ariko umujyi wa Kigali umaze icyumweru utarabivuga nzajya mbikora mu kiganiro babyohereze waduhaye izishingano nta cyapa kigomba kuba gihagaze mu mujyi kiriho amakosa kandi ngenda rejike ku makosa cyane no mu binyamakuru byandika ugenda ubona mu tuntu tugira n'abanyamakuru rero ku mbuga ukosora bakarakara bagashira isoni agashaka kugutondagira kandi urimo uramwigisha umuntu yize agronomy yaje mu itangazamakuru ntacyo bitwaye dukeneye nayo makuru wenda y'ubuhinzi ariko emera abagukosora gukosora abantu umuntu ukosorwa karakara rero niba ni hari ibintu binjya ahantu gukosora umuntu akazana resistance nejo harubona ko soye wakoze titre kilometrique ariko yasobananiye impamvu yakoze titre irimo amagambo nka 20 kandi undi titre ntiyakarengeje amagambo 8 niwe yakoze titre irimo amagambo nka 20 mitambi harwabo neza ni edita nemera na wa undi nabwo ariko wagiye ukora titre ngufiye ambwa ngo nizo zizana amafaranga niyo mpamvu wemeze namwe ntegereje impamvu yaguhaye wemeye no oya urumva iyo mpamvu yampaye mwitangazamakuru ngewe iryo nahuguriwe iyo ntibaho ngo wakoze titre izana amafaranga kandi uwo mugabo nkunda kuboha n'ibindi akunda gukora titre zirimo amazina y'abantu ariko reka nyisome titre kugira n'abantu batwumve irimo wakunda gukora titre zirimo amazina y'abantu akavuga nk'abantu batandatu cyane yageze muri ya kipe abantu bakunda avuga izina rya president wavuyeho iryo uriho n'iryo uzatorwa ubutaha akabishyira muri titre reka nisome ariko ubwo izo ni tekinike zo gukora umutwe w'inkuru ejo rero twarimo tugira arambwira ngo bigira amafaranga sibizi ngewe inkuru zibyara amafaranga sinzi kuzikora dore yaranditse ngo ADPR igicu cyongeye kubudika mu gihe hizihizwa yubire y'imyaka 85 itorero rya ADPR rigeze mu Rwanda ryigisha ijambo rihimbaza Yesu Kristo wayabaze yani ni body ni nkuru ni paragraph urumvisha amagambo arimo ADPR yivuze kare ngira ngo ni body yongiyo iri torero rigeze mu Rwanda ryigisha ijambo rihimbaza Yesu Kristo ibintu byose ni ngombwa rigeze mu Rwanda ntibihagije ADPR ibyo bindi bakamusomye yakabisanze muri body ADPR igicu cyongeye kubudika mu gihe hizihizwa yubire y'imyaka 85 itorero rya ADPR rigeze mu Rwanda ryigisha ijambo rihimbaza Yesu Kristo ni inshuti yanjye ariko namubwiye ahita ambwira ngo izo titre nizo zizana cash kuko na mbere yigeze ni kuri YouTube cyane kuri web ni print media ni kuri website na mbere yigeze gukora titre ashyiramo abantu batatu avuga no prénom na fonction ubwo na amazina atatu ukavuga wenda burugumestre Kageruka Emmanuel ukongeraho wenda ugashyiraho conseiller Rubaduka Jean Claude ndetse na responsable Munyabuzare Elias byose muri titre ibyo bakora amazina bayemo 8 no 10 sibyo amazina 10 none utaravuga inshinga ntiraza sibyo ntera ntiraza icyungo ntikiraza indangahantu ntikiraza nturasubiza bya bibazo titre igomba kwitusubiza urunzemo amazina nturashyiramo hehe byari inde kubera iki ibyo byose nta na kimwe kiraza amaze kwiziramo ndeguze bande ega dutaye ubwo kukimwe muzamubona imiriro nk'iyi ngiyi rero reka nta miriro bakuri ke inyigisho ahubwo jorotire ma parole muzabona inyigisho nk'izi ngizi rero mushimire cyane mwarimu mbashimire namwe twe turi kumwe mu kiganiro mureke tuzasubire ubutaha.